gitondo muwumva kandi njye nagwijije ubu ntabwo aragwiza kamuhamagare numve ko yagwijije. Kabebete we wagwijije ngwino dupange dusanganita na Mutesi. Hakomana nimba ari umuntu wagowe kuri iyi si ni njyewe. Dore ndavutse mvuka ndi ikimuga, mama ansiga nkiri umwana, nabo yansigiye nabo ngo mbitane njye mfura byose simbishoboye. Ariko mwana ndutwa n'uwapfuye koko, hanyuma nyagutumba data nawe abakozi bitemewe n'amategeko baramufunze. Ubuse koko bene mama mbamariye iki? Yambyaye yaravuyemo akavuka bonyine. Nandi nabuze no kunenda icyo kurya. Basaza banjye se nabo ni indushyi. Bagiye guca inshuro bahumba mu mirimo y'abandi babafata babatera amabuye akomana. Cyakora Imana izandindire karumuna kanje ntibazagatera inda bimwe byateye ubu. Bijyana hundi Kabebe wakoze mwana uzi guhumba tu none ibyo byanjye ayo masaka yanjye genda uyagurishe urumva. Noneho ibi bishyimbo byanjye ngiye kubiteka uzane amafaranga ukura muri ayo masaka turabe icyo tuyaguramo turisha ibi bishyimbo. Akabuza nahangaha rwose mwiriwe Mute Rakoze disi Mute muraho ni njyewe ni Jire yewe ubu se wageze dore nabaye ikimuga. ubu wageze aho ute koko? Baba we Mute Rakoze disi Imana ishimwe. Ntabwo unyibuka? Jire wahe wa muhungu ucururiza hirya iriya se niwe wagacuka we wa mukiri uteye muri nako babita bakungu igira cyo ngaho icara hano ku gatebe. Warakoze disi Shikira kadari waje no kukazi. Imana ishimwe ku bantu bose nshaka nicare no hasi. Amakuru naya nyine y'ubumugureba. Hari andi makuru yanjye sando ujye umenya atari y'ubumuga. Uko mufite agahinda? Nagira agahinda se uri turambaza amakuru ko ntari bamwe bagize amashuri ngo nkubwira ngo ndangije ayisumbuye. Amakuru yanjye naka karago nako kaguru mbona kanje kafyegaguruka hasi. Imbaza amakuru y'akarago nako kantu bicaye. Humura wikwiheba n'abatarize babaho. N'abatarize babaho ubuzima burakomeza. Ariko wamujire nawe urasekeje. Baba hari ko bafite amaguru bagira icyo basha gukora. Ubusanza abaho rero ntabasha guhaguruka hasi ngo ngiye mu murima nk'abandi. Ntunzwe n'abasaza banjye bajya guhumba mu mirima y'abandi. Ejo bundi kasoza kanye naretse kukavuna akaguru kagiye. Ahubwo Imana yarakoze ku muriro ntabe ikimuga. Yagiye kwiba gucukura akajumba kugira ngo tubashe kurya. Babona koramo wumva ikoze mu kiganza wumva ko ari umuriro kujyamo. Nese umuheruka kurya ryari? Kuri Noheli saa sita. Baba tata umva humura gusugiza amahirwe Jire ndongeye ndahabonye ndakubonye. Humura amahirwe ngize nayahe? Humura ndahari. Uzanye iki? Uzanye umuto wo kumvira amaguru icyo nshaka no guhaguruka hasi iranyihera ko nagiye icyo mbasha kwikorera. Ubuse kubuje bimariye iki? Humura nese ubuze ikingenza twahirukanaga kera ibwo mperuka. Bwira ndakunda. None se reka mubaze bari mu nabaye bari
barumuna banjye umwe hari aho yagiye kumba amatafari ubwo ni musaza wanjye umwe undi yagiye gushakana yacukura akajumba tukarya nyuma murumuna wanjye arimo aratundira umusaza wanjye amazi yo kumba amatafari rimwe babahera 5 none se sinzi nimba azagura tukarya iyi mbuga nibo basize bayikubuye cyangwa ni wewe barazinduka mu rukere bagasiga bakuriye bakabona kugenda hanyuma se wankunguwe nawe kushinyagura abahungu b'ikijya musiga mushinyagura koko urabona nahaguruka nkakubura imbuga kandi ubona ntabasha guhaguruka hasi ndabona zidafunga umukobwa arangiza amizisho kabisa ariko ndakeye kwe ndabana gakote ndahatari kabisa ibaze impeta yanjye nayibuze tu iyo ndayimwambitse ngiye gakote nkwemerera urukundo kandi ndaruguhaye ndakwegukana ndakwegukana tu gakote kugira abashyitsi nkawe najya mvuga Mutesi Usa uratinyuka ukambwira ngo njye ngo ndahaguruka nkakubura oya gute wahaguruka ndakakaguru kameze gake oya humura wirira Mutesi wirira kandi Imana ishimye kukumbwiye neza none se ubu ngubu reka abantu babana n'umuga twaragoye Mute humura ubuzima bwawe nzabuhindura tuganire unyumve ubuzima bwawe nzabuhindura ngo bavuga yicaye kuri karagatube naguhaye wiza uhora mwana yanjye we uravuna pe urikire vuna ubumuga oya ntiganiriraga ngo dore ukunshira muka kandi nashaka kuryama avuga iki kugenza ubundi ndiryama Mute ora n'amasazi yatangiye kuza n'umuka ugira aho niryamye uzi ikintu cyanyenzaga hano nagenzwaga n'urukundo bakobwa bako urukundo se rugira amaguru rugendesha ikina oya kandi reba iyo naturutse yose Mute uzi ukuntu naje nyobagurika cyo koze ikintu cyandangiye hano dore niriya nturusu ubwo mperuka hano nabwo yari ihari ndumiwe none bagenzwaga n'urukundo urukundo barugenza bati enda hano dore tambukamo hano oya ntumakane iyo nzanira akagore mwaramanze nirire harambere aho gutya mu mbere hano ndabona akagore banzanira mbanze nirire dore kuvuga cyo simbatamira nkomeze ninjire injira murahabona injira mu mbere ndakora ku munwa naho urahaza igenzwa n'urukundo kuva mu gitondo ikora byiriwe hano reka nkuvovore yesa nanditonera amaboko kanjye nibaze ubwo se namenye uzanye ibiki mwambaye inkweto njye sinzi ko inkweto zisaze ese ubu ntabwo wanyizera ko urya ngo nkwizere gute Mutesi abatindego basaza banjye baba bavunitse oya rwose mvuye hirya dore nubwo turabatereze turogamba mvuye hirya iriya ndiye ati ibyo nguhaye turoga wacu none narabuze umugabo nkura hano ugira ngo turaroga nuko navutse ndekimwe uti wabuze uti aho twavukiye rimwe bose ntabwo bafite injarisha Imana cenga koko yanyumvise bose birashoboka ko wamungira ariko se wenda sinzi niba no kwiganirira ariko sibansabura kundi umukobwa nkanjye w'ikimuga ngo nzakumarira iki simbasha guhaguruka ngo nyuza nakeyo mu irembo simbasha kujya gufata agaconge mu murima nzakumarira iki koko nabona nabyara n'abana bawe nkabaheka nabaheka ni nabasha guhaguruka nyumva basi nagukunze mbizi kandi icyo nagukundiye kirahari none urashaka kuzamaza iki nicyo mubaza kwibona ndi kimuga oya n'abantu babana n'ubumuga barubaka ibyo bitekerezaho cyane twabana babana n'ubumuga tuba nta gaciro dufite ndagukunda mana we nunyangira ntago ndi bugereye oya rwose ahubwo nawe ndabona uko negende kamiryamira naho ubundi ibyo urukundo se ni kugira ngo ujye unyicaza imbere y'umuryango wawe se n'abagenzi bajye baca bankwene ngo
wanyumvishe koko kanera kagori mbabarira unyumve basi ndagukunda mutesi mute ariko abana bacu nibarahindukira wagurutse ugasubira iwawe njye ntabwo mfite igihe cyo gukundana ndakundana n'umuntu nta kintu nzamumarira nze nicare muri butike bajya bavuga ati naje kurya amafaranga yawe none se ubuzicara hano paka ubona amaherezo ari ayahe amaherezo no kwicara igihe kikazagira nkapfa bakakibura aho mama yagiye bakigeza nuko data yava mu buroka akaza akarera abana ndagushaka umbera umukunzi nutabyemera nta n'undi mukobwa nzabana nawe urugo njye urimo mukuru rwo nta kintu umariye ariko ndebera nuko bari munange banatashye bagize umwuga amahoro nta mwanya mfite wo gukundana wambabariye basi kandi mahirwe basi uratugiye wa muhungu nukuri ndagukunda numva n'akaguru katangiye kuzamo ibinyereka mbe niryamiye naho wowe none se ubu ntakimbwiye iki niko mubwira iki mwana nyemerera ntabwo oya rwose ntabwo ndi butahe nyemerera basi Eba, iki gipangu ndagikomaze kabisa. Iki ngomba kugikuramo umugeni mu masaha 8 izuba riva abantu bose babireba. Nambona mu butunara. Ariko nari kabisa. Eba. Achiri iri kumari sendaza kwiyambika umugore me tukazurata ibitoki hanga ubwo ryibuye hano si iwacu gendaza kwambika umugore me tukazunda atebe ibitoki bikigiye babaye bate niba ari sister ushaka ngwino murebe asima risheri wanje risi niba ari sister ushaka nawe uranda buje oya ariko nari kabisa mumbwirire nyine tubu nta kibazo ubundi si umugambi nazanye ko ndi bugereho zuba ntiryakwishe babasaza bacu ntibatashye yesu we yewe ndahageze mvuye kuzana udukwi ndabona iri ziko ritaherutse umuriro zanye n'akavoka sose turi bugatare turagashyira ashahara mu muriro kugira akaza gushya vuba oya kambanze ndebe bya bigori ko bihari kandi mfite inzara ngakanu nakurikiye mwana wama ko mbona byari bibiri shikira hano ngo haje umuntu aje kunsura mu igice nayo n'ikindi kamite nica n'ubwo inzara inyishe kamenya ko yemwe aho kuko utambwira urukunyicisha amatsiko bitwenge byanyisha umuntu we burya n'ibimuga ngo bijya bikundwa hano haje umuhungu gukundwa bivuze iki kandi ndikubwira hanze nyegore mbanze ndyuke ubu none ndagushobora ko mfite inzara we